Ni mu masaha y'umugoroba, Nowela rero aba amaze kwitegura, aba asa neza cyane mu gakanzu k'umutuku kamubereye rwose kandi kamwegereye, makiyaje nkeya cyane uba ubona rwose imubereye. Gusa rero mu kanya gato ahita atangira kurira utamenya rwose ikintu kimurijije. Naho rero Boris umugabo we ahita amubaza ati sheri, kandi se ko ndeba wijimye mu maso, nyamara rwose twari tumaze kwitegura ngo twigire mu birori, habaye iki kandi? Ntumbwire ko nanone kandi uri kurizwa n'ikibazo kimwe gihora kikuriza. Nowela ati none se sheri, urakeka hari ikindi cyandiza? Kiriya nicyo kibazo kinini mfite kuko ntabwo turakibonera umuti, ntabwo kirakemuka. Boris ati ariko ihangane rwose, umwana igihe nikigera azaza, kandi ikindi ntacyo bimbwiye, ntabwo bimbangamiye. Nowela ati ariko niba bitakubangamiye njyewe birambangamiye. Ati rega iki ni ikibazo gikomeye, kubera ko iyo couple itarabona umwana ibibazo byose baba babigereka ku mugore. Ubu ndakubwiza ukuri ahantu hose tujya ninjye baba bareba, noneho famiye yawe buriya nayo rwose imaze kundambirwa, uretse ko nanjye maze kwirambirwa rwose. Ndakubwiza ukuri ko buriya rwose famiye yawe indeba ikumva indakariye. Boris ati hoya rwose ntabwo famiye yanjye ikurambiwe, ikindi kandi nta nubwo nitaye cyane ku byo bavuga, icyo nitayeho ninjye nawe. Naho rero Nowela ati hoya rwose ntabwo ari uko bimeze, ndabizi neza ko ari ikibazo gikomeye. Noneho tekereza ko ubu ngubu tugiye kujya mu birori bya baby shower, biriya rero birambabaza cyane iyo dutangiye nyine guserebura ibirori nka biriya, dore ko abantu bose baba bari kundeba, buriya baba bari no kunegura banseka nyine. Sinzi impamvu wowe ubona ntacyo bikubwiye, twakabaye natwe abantu baza bagateranira mu rugo rwacu baje guserebura abana, ariko siko bimeze, ahubwo duhora tujya mu birori by'abandi. Nta naho nyigiye rwose, sinumva ahubwo ukuntu njya mu birori bibiri bizarre nka biriya. Yabivugaga kandi atangiye gukuramo amaherena, akuramo ibintu bimwe na bimwe yari yambaye kugira ngo ajye mu kirori. Boris ati ariko mukunzi rwose ihangane, ndumva ibyo bintu bidakwiriye kugukura umutima, reka tujye mu birori. Naho rero Nowela ati hoya rwose ntabyo njyamo, kandi ubwo nyine umwanzuro amaze kuwufata. Mu masaha y'ijoro rero Boris yagiye kuryama mbere ya Nowela. Yaragiye ajya mu buriri ariko ibitotsi biranga, akomeza ategereje Nowela. Nowela yaje atinze, ariko nyine n'ubundi ubona rwose afite umutima mubi, dore ko atari yishimye habe na gato. Yahise yijugunya mu mashuka ati sheri, ubwo nyine uze kuzimya amatara nujya gusinzira. Naho Boris ati hoya sinizeye ko ibyo bintu utabinkora, uza amasaha yose maze ngutegereje, none ngo nizimirize amatara ngo ugiye kwisinzirira. Naho rero Nowela ati none se mukunzi, hari ikintu twari kuganiraho cy'umwihariko? Boris ati hoya ntacyo twari kuganira, ahubwo ndibaza, uzi igihe cyose gishize tudakora urukundo, utekereza se ko ubundi umwana dushaka twazamukura hehe niba nyine tudashobora gukora ibituma twamubona? Naho rero Nowela ati ariko se urakeka aricyo kibazo? Uzi ko tumaranye imyaka 5 yose kandi nyine ibyo byose tubikora? Ndakeka nyine uyu munsi n'ubundi atari wowe wari kuba umwihariko. Naho rero Boris ati ariko wakabaye wihangana, sinumva impamvu wacitse intege bigeze aho ngaho, tugomba gukomeza kugerageza. Nowela rero yahise rwose yirebera ku nzu, maze ahita niyorosa aripfuka ahantu hose, dore ko rwose babibonaga ko afite umutima mubi, ndetse n'ibitekerezo bye rwose atari gutekereza neza habe na gato. Nyuma y'ukwezi rero Nowela yaje kujya kwa muganga, dore ko rwose yibazaga ikintu gituma adasama. Atekereza ko ashobora kujya kwa muganga bakamurebera nibura niba yaba ari na muzima, maze agakomeza gutegereza, ariko nibura azi yuko rwose ategerereje ukuri. Akijya kwa muganga rero ibisubizo yabonye byamushenguye umutima noneho kurenza uko byari bimeze, dore ko nyine yasanze rwose atabyara kandi atazanigera abona umwana ukundi. Yatahanye rero ibi bisubizo mu kamverope bari babimuhayemo, ariko yari ameze nk'umuntu wataye umutwe, wabonaga rwose yatakaje controle. Noneho yinjiye mu nzu ntiyanabona yuko umugabo we yicaye muri salo. Umugabo we yari ari kuri mashine ari no kumubwira ati sheri, umeze neza, umunsi wawe wagenze neza? Ariko nyamara Nowela ntabwo nirijwe yigeze aryumva, wabonaga rwose ibitekerezo biri kure. Yakomeje rero ajya mu cyumba, maze akigerayo ahita ashyiraho urugi arafunga n'urufunguzo. Yarongeye kandi areba bya bisubizo, maze amarira atangira gushoka. Mu kanya gato rero
Boris wari wabonye ko umugore we atameze neza habe na gato, yaramukurikiye mu cyumba maze ageze ku rugi asanga rurafunze, yarakomanze. Nowela rero yamufunguriye ariko yikanze cyane, ndetse rwose bya bisubizo yari afite yari amaze kubihisha munsi y'umusego. Boris yahise amubaza ati sheri umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite? Nowela ati meze neza, nta kibazo na kimwe mfite uretse umunaniro wo ku kazi. Naho rero Boris ati nyamara rwose ufite ikibazo, tekereza ko winjiye mu cyumba ugafunga, sinjye nawe tuba muri iyi nzu gusa se hari undi muntu uhaba? Nowela ati nitwe twenyine, ati nyine buriya ni ikosa ribayeho, ahari wabona mbikoze ntabitekerezaga, ariko nyine nta kibazo na kimwe rwose gihari. Boris ati nari ngize ubwoba, nabonye ukuntu winjiye mu nzu ntiwanambona, noneho ugeze no mu cyumba urafunga, nta kubeshya rwose nari ntangiye guta umutwe. Kano kanya rero Nowela yari ari guseka nkaho nta cyabaye, yari ari kugerageza kwijijisha, yahise ahobera umugabo we ati oya nta kibazo sheri. Naho rero Boris nawe ati ndagukunda cyane kandi urabizi ko rwose uri umwe mu mutima wanjye, urabizi ko uri urukundo rw'ubuzima bwanjye, nta wundi muntu n'umwe nzigera nkunda ukundi. Yahise rero yongera arasohoka, akimara gusohoka Nowela yahise akora mu isakoshi maze akuramo telefone, yahise ahamagara Aruba. Aruba rero ni impanga ye, bavukana rwose mu nda nyine basa, kandi rwose ibintu byose babihuje kuko ni aba vrai jumelle cyangwa se ni impanga za nyazo, ni nkako navuga. Akimara kumuhamagara rero yahise amubwira atumva muvandimwe rwose ndagushaka, ndifuza ko muri weekend wazaza kundeba, icyo ngushakira kandi nzakikubwira nongeraho, ariko ndagushaka cyane. Akiri kuri telefone rero nanone Boris yahise yongera arinjira. Nowela rero yarikanze cyane ahita amera nk'aho avuye kuri telefone. Boris nawe yabonye nyine harimo ikintu, ati none se bimeze neza nta kibazo nanone? Nowela ati nta kibazo. Boris ati hanyuma se ninde mwavuganaga kuri telefone? Nowela ati navuganaga n'umuvandimwe wanjye, nari ndi kumusaba ko muri weekend yazadusura niba ariko bitakubangamiye. Naho rero Boris ati hoya rwose ntabwo bimbangamiye, gusa nyine kondisiyo nuko agomba kuzadusura ariko akazongera agataha, ntazagume hano. Naho Nowela ati ibyo rwose niko bimeze, uretse kuzana bimwibwirira nyine namara kuza. Naho rero Boris ati gusa nyine nizere ko mutazajya mwirirwa mutera amahane kwa kundi kwanyu muba muri gushondana. Yabimubwiye ariko nyine ari nka blague bari no kubiseka. Naho rero Nowela ati nanjye nizere ko noneho yakuze, dore hari hashize n'igihe tutabonana, ndakeka yarakuze kandi nanjye narakuze, buriya rwose nizere ko turiya dukino tutakibaho nyine. Naho Boris ati nta kibazo rwose mukunzi, ibigushimisha nanjye urabizi ko biba binshimisha, gusa nyine jya uhora uzirikana ko gukunda, sinzi impamvu mba numva nabikubwira buri kanya buri saha buri segonda. Naho rero Nowela ati nanjye ndagukunda mukunzi, kandi rwose urabizi ko nyine nanjye uri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Weekend rero yarageze, maze Aruba nyine aza kwitaba umuvandimwe kuko yifuzaga kumva ikintu ari bumubwire. Yaraje rero yicara muri salo ariko yitonze cyane. Naho rero Nowela yaramubwiye ati ni ukuri wakoze kuza. Aruba ati nizere ko kandi utagiye kungira umukozi bya bindi byawe, umpa akazi ukankoresha nkaho rwose ndi umukozi wawe. Nowela ati nigeze mbigukora si ibyo bintu? Naho rero Aruba ati cyane, aturibuka twiga kuri kaminuza ukuntu wajya gukoresha ukambwira ngo gukorera amasuku ngo n'ibintu byose. Naho rero Nowela yarasetse ati hoya rwose ntabwo ari ibyo, ati ahubwo nyine ati mfite ikibazo gikomeye, hanyuma rero nifuzaga ko rwose wakimfashamo. Atumva nyine ubu tuvugana sinshobora kubyarira umugabo wanjye, ubu nyine ndahangayitse ntabwo ushobora kubyumva. Naho rero Aruba ati ntushobora kubyarira umugabo wawe? Ati none se ibyo bintu wabibwiye umugabo wawe? Naho rero Nowela ati hoya rwose ntabwo nigeze mbimubwira. Aruba ati kubera iki se mutabiganiriyeho? Nowela ati nyine ndifuza yuko wabimfashamo maze rwose ukantwitira mu mwanya njyewe ntabasha gutwita. Aruba ati ibyo bintu se urumva bishoboka koko? Ati none se nkubaze, nabyo ntabwo umugabo wawe wigeze abiguhera uburenganzira bwo ku wundi muntu yagutwitira? Nowela ati hoya nta nubwo nifuza ahubwo ko azabimenya, ndifuza ko byaba ari ibintu rwose bikozwe mu ibanga rikomeye. Aruba ati hanyuma ibyo bintu byakorwa mu ibanga rikomeye gute kugeza ubwo antera inda, yantera inda mu ibanga rikomeye gute? Naho rero Nowela ati ibyo byose nabitekerejeho kandi nabipuraninze neza cyane, ibyo byo rwose ntibigutere ikibazo. Naho Aruba ati ariko ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ati ariko se ubundi nkwibarize ko ufite amafaranga menshi ashoboka,
kandi ukaba wabasha guha amafaranga umuntu uwo ari we wese kugira ngo agutwitire, kuki wahisemo njyewe? Nowela ati nyine nahisemo wowe kubera ko nifuza ko umuntu w'amaraso yanjye ari nawe wakabaye antwitira umwana. Ati wowe nanjye turi umuntu umwe ntaho dutandukaniye, rero nifuje ko nyine ari wowe wabinkorera. Naho Aruba atari ko rwose nawe ubanza ushaka kuzajya uhora ungira umuntu mubi buri gihe cyose, wifuza ko abantu bazajya bambona nkaho ndi umuntu udashobotse. Nowela ati hanyuma se njyewe urifuza yuko nyine famiye y'umugabo wanjye izanyirukana umunsi yamenye ukuri, umunsi bamenye ko ntabyara bakanjugunya hanze? Urumva ari byo wifuza? Aruba rero acyumva ibi yumvise atari byo yifuriza impanga ye, gusa nanone serivisi yari ari gusabwa yari ikomeye cyane rwose. Aruba rero yamubajije neza rwose ukuntu byaba bipanze, maze Nowela amubwira ko byose biri ku murongo. Yaramubwiye ati mu masaha y'ijoro cyane umugabo wanjye amaze gusinzira nzajya mbyuka gahoro maze nze nguhe imyenda nari nambaye, ubundi nawe uyambare, nurangiza nyine umusange mu buriri. Hanyuma kandi uzajya ugerageza nyine kumukangura, ariko igikorwa nikirangira wongere uhita usohoka mu cyumba, maze rwose nze kongera nanjye nsubireyo ku buryo azajya abyuka mu gitondo ari njye turi kumwe. Barabyumvikanye rero neza cyane, maze amasaha y'ijoro ageze nk'uko bari babivuganye nyine Boris yamaze gusinzira, maze Nowela arabyuka buhoro. Yaragiye rero aha imyenda ndetse n'ikintu yari yambaye mu mutwe Aruba, maze aba ari we ubyambara. Yaraje rero aza mu buriri, yagerageje gukangura nyine Boris, dore ko rwose Boris yari yifitiye n'ikibazo cy'uko nyine Nowela yari amaze iminsi yaramwikawushije atifuza ko nyine bakora gahunda. Byari bimeze rero nko korosora uwabyukaga rwose, nawe nyine yahise abyakirira hejuru rwose. Bakoze igikorwa rero, maze nyine Aruba arongera asubira mu cyumba cye kandi maze Nowela arongera agaruka kuryama hano. Mu gitondo rero cya kare Boris yarabyutse maze ajya gutegura amafunguro ya mu gitondo. Yaragiye ategura ibyo kurya azi neza cyane ko Nowela akunda, maze arabizana abitereka iruhande rw'igitanda. Yazanye rero ururabo rw'iroze maze atangira kurumuhumuriza ku mazuru, dore ko rwose Nowela yari asinziriye cyane ubona rwose yashyizweyo. Yakangutse rero yumva umuhumuro w'ururabo ndetse yumva n'umuhumuro w'ibyo kurya byari biri hano mu cyumba cye. Yabumbuye amaso rero maze areba umugabo we, yari yishimye cyane Boris, dore ko rwose yari no kumwenyura. Isura ye yari ikeye cyane rwose ubona atari ibintu bisanzwe. Boris rero yahise azana ya mafunguro maze ayashyira imbere ya Nowela. Yaramubwiye ati waramutse neza mukunzi? Ati wasinziriye neza? Ati ngewe meze neza cyane, ndishimye ku buryo udashobora kubyumva. Nowela ati hanyuma se niki cyatumye uyu munsi ubyuka untegurira amafunguro, ko ibyo bintu ntari mbiherutse? Naho rero Boris ati nagombaga kuyategura rwose kubera ko waraye unkoreye igikorwa kidasanzwe, noneho ukuntu nijoro wari umeze ntabwo bisanzwe rwose, wantunguye si ukukubeshya. Uzi ko nagize ngo si wowe? Wari wishimye nawe ubona noneho rwose umeze neza cyane, ntabwo byari bya bindi byawe ubundi uba wanyikarumanye. Uyu mugoroba rwose wantunguye ku buryo uretse no kuba nabyutse ngutegurira amafunguro, ahubwo kubera ukuntu wanshimishije ndaza no kugusohokana. Ikindi kandi umbwire n'ikindi kintu cyose wifuza, kubera ko ndakubwiza ukuri waraye unkoreye ijoro si ukukubeshya. Na n'ubu ndacyabyibuka nkumva birandenze, gusa nyine wakoze cyane, wakoze rwose. Naho rero Nowela yahise akubita agatima ko atari we wari uhari, ahubwo nyine ari umuvandimwe we. Amera nk'uwijimye gake, ariko nanone ahita yigarura. Yahise amubwira ati sheri, ni ukuri rwose nta nubwo nzongera kugukora biriya bintu by'ukuntu nyine najyaga nanga ko dukora gahunda. Ngiye kwisubiraho, ndabizi ko uri umugabo wanjye twashakanye, kandi nyine ntabwo nzongera kubigukora rwose. Naho rero Boris ati urakoze cyane, gusa nyine umenye ko ngukunda, ariko noneho iri joro nagukunze kurusha. Ndi kumva urukundo rwiyongereye, wagira ngo njye nawe turi muri fiançailles. Ni nako nyine basekaga, ariko nyine n'ubundi Nowela agakubita agatima ko nyine umuvandimwe we ari we wari uhari iryo joro, ariko n'ubundi akikaruma.
Hashize iminsi rero ari gutya bigenda buri gihe, dore ko Nowela yari yarabwiye Aruba ko bazarekera ari uko nyine Aruba amaze gusama. Gusa nyine Aruba noneho yatangiye kugenda nawe rwose ubona ashimishijwe n'iki gikorwa, ndetse rwose atangira kugenda ubona ko nyine ataba yifuza ko umuvandimwe we yakwishimana na Boris, dore ko iyo yabonaga bari kwishimana Boris ari kubwira nyine Nowela ukuntu nyine asigaye ari umugore mwiza cyane, byaramubabazaga ukabona ahari rwose yakabaye abwiza nk'uyu mugabo ukuri, maze akamubwira ko atari umugore we ahubwo ari we nyine uba uhari. Gusa nanone ntaho yari guhera abivuga, dore ko nyine umunsi umwe yumvise Boris ari kubabwira Nowela ati ariko sheri, ati ni ukuri nsigaye nshimishwa n'ukuntu usigaye umeze, ntabwo ukirira, ntabwo ukijimye isura, nyine usigaye uba wishimye. Kandi koko nyine Nowela muri iyi minsi yari yishimye cyane kubera ko yatekerezaga ko icyari ikibazo hagati ye n'umugabo we kigiye gukemuka, ko agiye kubona umwana. Ntabwo rwose yari akigunga, kwa kuntu yirakazaga ntabwo byari bikimubaho, mbese couple yabo yari yishimye bidasanzwe. Aruba rero akibyumva wabonye rwose yijimye isura, dore ko rwose yifuzaga ko hari ibintu bari kubwira Nowela aribo bakabaye babibwira. Umunsi umwe rero umushuti wa Nowela yamuzaniye amaplante maze araza arakomanga. Agikomanga rero Aruba yarasohotse, maze uyu mushuti wa Nowela ahita amubwira ati umeze ute se Nowela? Naho rero Aruba ati ntabwo ari we ahubwo ni Aruba. Uyu mushuti wa Nowela yahise amubaza ati ati ntabwo nari nzi ko uri hano. Ati Nowela se atari hehe? Naho rero Aruba ati ntawe uri hano. Uyu mushuti wa Nowela ati hanyuma se Boris warahari? Naho Aruba ati yego. Ati wamushakaga se mubwire nyine aza kurebe? Uyu mushuti wa Nowela ati oya nta kibazo, reka mugutumeho n'ubundi nguhe ibintu nari muzaniye maze rwose uze kubimuha. Gusa nyine uyu mushuti wa Nowela yitegereje ukuntu Aruba yambaye, yari yambaye agakanzu hafi rwose yo kuba yiyambariye ubusa, kandi nyamara amaze kuvuga neza yuko ari kumwe n'umugabo w'impanga ye mu nzu aribo bahari bonyine. Uyu mushuti wa Nowela rero yabitekerejeho, ariko nanone ahita asezera nyine arigendera. Ageze imbere yaratekereje ati ariko rwose ibi bintu ndabona ntabikunze habe na gato. Sinumva ukuntu uyu mukobwa aba ari kumwe na Boris bonyine mu nzu maze akaba yambaye kuriya. Gusa nanone ntabwo rwose yagombaga kubitaho igihe, yarakomeje nyine arigendera. Umunsi umwe rero Boris yari yicaye wenyine maze atangira gutekereza cyane. Yaribajije ati ariko kubera icyo umugore wanjye adashobora kwemera ko dukora urukundo tukijya kuryama, ahubwo buri gihe bikarindira yuko ndi bubanze gusinzira akankangura. Yatangiye kwibaza byinshi rero, atangira kwibaza niba hari ibintu bidasanzwe umugore we yaba akora mu masaha y'ijoro, dore ko nyine yatangiye gutekereza ko rwose hashobora kuba hari ikintu kitagenda. Ariko nanone yiyemeza ko agomba kuvumbura ikintu kiri gukorwa muri kino gihe. Uyu munsi rero yararyamye maze arisinziriza, ariko mu by'ukuri yari afite gahunda rwose yo kutaza gusinzira habe na gato. Nowela rero yagize ngo Boris yasinziye nk'ibisanzwe, maze abyuka buhoro cyane rwose anyonyomba. Naho rero Boris yaramwumvaga, yarasohotse maze afunga urugi nyine. Boris nawe ahita abyuka aramukurikira kugira ngo arebe ibigiye kuba. Yagiye kubonabona Nowela yinjiye mu cyumba cya murumuna we nyine, dore ko nyine bari impanga, ariko Aruba niwe wari gatoya. Yagiye ku rugi rero arumviriza nyine, maze yumva rwose bari kuvugana ndetse banahindura imyenda kwa kundi bari basanzwe babigenza. Yahise yongera ariruka ajya mu cyumba yigira nkaho yasinziriye. Yahise amenya neza ko burya buri gihe mu masaha y'ijoro uwo bakora urukundo atari Nowela ahubwo ari Aruba. Gusa nabwo nyine yigeze nkaho ntacyo yamenye, maze n'ubundi barongera bakora urukundo nyine nk'ibisanzwe. Gusa uyu munsi yari abizi neza, anazi neza cyane rwose ko ari kumwe na Aruba. Gusa nanone ntabwo yari azi icyihishe inyuma y'ibi byose. Yatangiye rero kubyibaza ati izi mpanga ziri kunkina iki, ziri gupanga iki, ubundi ibi bintu biri kuba bigamije iki? Gusa nyine nta gisubizo rwose namba yari afite. Hashize iminsi rero ari uko ibintu bimeze, nyamara rwose nyuma y'iminsi Aruba yaje gusama.
icyo gihe rero Nowela yahise amubwira ko rwose atifuza ko azongera gusubira mu cyumba cye kuko nyine icyo bari bapanze cyari cyamaze kuboneka. Hanyuma rero umunsi umwe Nowela aba yagiye ku kazi, Boris aba yasigaye hano mu rugo ari kumwe nyine na Aruba nk'ibisanzwe. Yinjiye rero mu cyumba cya Aruba maze ahita asanga uyu mukobwa yambaye akayiswime dore ko yari avuye koga. Yaramwitegereje. Aruba rero yiha ibintu byo kwigirishwa isoni, naho rero Boris ati wigira isoni rwose kubera ko njyewe nkeneye kuvugana nawe. Aruba ati urihangana nyine ubwo mbanze nambare kuko ntabwo twavugana nambaye iyi swime. Naho rero Boris ati ntabwo ari ngombwa ko wambara kubera ko se hari igitangaje gihari, nsanzwe n'ubundi nkubona kubera ko nta kidasanzwe gihari, wagira ngo se ntabwo mbizi yuko wowe n'impanga yawe muhinduranya buri mu masaha y'ijoro maze ukaba ari wowe uza kuryama mu gitanda cyanjye. Aruba yaratunguwe ati none se ibi bintu wari ubizi? Boris ati ndabizi cyane, ahubwo ndifuza kumenya impamvu munkora ibi bintu, ndifuza kumenya ikigambiriwe. Aruba rero yabanze guceceka nyine abanza kwanga kubimubwira, ariko n'ubundi mu mutima we yumvaga yabimubwira kuko yari amaze igihe ari nako rwose abitekereza. Aruba yahise amubwira tumva nyine ati byose nyine ni umuvandimwe wanjye wansabye serivisi, yansabye yuko nyine namutwitira kubera ko ari ingumba atazigera abasha kubona umwana. Noneho Boris acyumva ibi bintu byaramutunguye kuko ntabwo yari abizi. Ati ntumbwire ko Nowela yari abizi neza ko atazigera abona umwana maze akanga kubimbwira akabimpisha iyi myaka yose. Gusa nyine Aruba yaramubwiye turamenye utaza gukora rwose ibara maze ukaba wabimubwira akamenya yuko nabikubwiye ntabwo namukira. Naho rero Boris yahise amubwira ati hanyuma rero ngewe nanjye ndashaka ko tumukina agakino, ndifuza ko n'ubundi dukomeza uwo mukino yatangiye, gusa twigire nk'aho nta cyabaye ariko n'ubundi njye nawe tugomba kugumana nyine. Yahise amubaza kandi niba ibyo bintu byaraciye mu bapanze. Naho Aruba ati cyane, ubu tuvugana ntwita umwana wawe. Rero nyine Boris yahise amubwira ko agomba gutangira kumwitaho by'umwihariko, ariko nanone nyine agomba kwigumanira dore ko bombi nyine bari bamaze kumera nk'aho bakundana ntawe ubibwiye undi, kubera ko nyine Boris yari yaramenye yuko uwo baba bari kumwe atari umugore we, kandi nyine uyu bari kumwe ari we rwose uba umwishimiye ndetse ari nawe rwose bakora igikorwa neza kurenza we n'umugore we. Bumvikanye ko rero bagiye kwikomereza nyine mu ibanga rikomeye, ariko nanone ku buryo Nowela atazigera abimenya. Umunsi umwe rero Nowela nyine yari yagiye gusangira n'umushuti we nk'ibisanzwe, gusa nyine bicaye n'uyu mushuti we, uyu mushuti yatangiye kumubwira ni wa wundi nyine n'ubundi wigeze kumuzanira amaplante, yatangiye kumubwira ukuntu rwose aba abona nyine atizeye impanga ye. Naho rero Nowela utarifuzaga kumenya ko ari n'umuntu n'umwe umenya ibanga ryabo, yaramubwiye ati hoya rwose nta kibazo, impanga yanjye nta kibazo na kimwe, cyane cyane ko yari azi neza yuko iyi mpanga ye nyine itakivugana n'umugabo we. Yumvaga atuje cyane anatekanye, ariko nyine uyu mushuti we yaramubwiye ati ngiwe rwose ukuntu nasanze yambaye ari kumwe n'umugabo wawe bonyine mu rugo, nabonye rwose atari ibintu byo kwizerwa. Ati ikindi kandi yego ndabizi wizera umugabo wawe cyane, ariko nanone ujya wibuka yuko impanga yawe imeze nkawe neza neza, iteye nkawe. Niba umugabo wawe yarakunze uko uteye n'impanga yawe muteye kimwe, niba kandi umugabo wawe yarakunze uko uvuga n'impanga yawe muvuga kimwe, wibuka ko ibintu byose mubihuje n'impanga yawe, noneho nyine ikaba inakurusha kuba yo iri sexy kurenza. Uriya mukobwa urabizi neza ko nyine ari na shapu cyane, nyine niyo umurebye uba ubona ko akurengeje kuba nyine ari shapu. Naho rero Nowela yahise abwira uyu mushuti atumva babara rwose wimbihiriza ubuzima, mbabara reka twinywere turye kuko nicyo cyatuzanye hano. Naho uyu mushuti we wabonaga ukuntu Nowela adashaka kumwumva nyamara ari kumubwira ibintu rwose amaze kwibonera neza, yahise amubwira atumva reka nigendere ndumva n'ubundi apeti ntayo ngifite, ubwo rwose tuzasangira undi munsi. Yahise agenda rero asiga Nowela yicaye hano wenyine. Nowela yasigaye abitekerezaho, ariko n'ubundi yumva nyine uyu mushuti we yarebye nabi, yumva nta kintu na kimwe yabonye.
uyu munsi rero yahise ataha hakiri kare cyane kubera ko nyine gahunda yari yamujyanye atarayikoze. Bamaze iminota mike cyane bari kumwe ahita asubira mu rugo. Akigera mu rugo rero yatunguwe nyine no kubona umugabo we ari gusohoka ava mu cyumba cy'umuvandimwe we Aruba. Yahise amubaza ati sheri atumeze neza? Ati nari nzi ko nyine wakabaye uryamye. Yari abibonye ko asohotse mu cyumba cya Aruba. Ati hanyuma se wari uvuye gukora iki muri iki cyumba? Naho rero Boris ati ahubwo se sheri wowe ntiwakabaye uri kuganira n'inshuti yawe muri gusangira? Nowela ati nyine bibaye ngombwa ko ntaha vuba vuba ariko nyine nta kibazo meze neza ahubwo wowe mbwira bimeze bite? Boris ati numvise inzara inyishe nari mvuye nyine mu cyumba cya Aruba kumubwira ngo reba akantu yantegurira maze rwose nkire mu nda dore ko rwose inzara yari inyishe. Nowela wese amubwira ati yo ati sheri ati sorry rwose kuba nyine nasize nta kintu nguteguriye, gusa urabizi ko nyine ari njye ngomba kugutegurira amafunguro igihe mpari, ubwo reka mpite njya kuyategura Aruba abyihorere. Boris mu kumujijisha ati umugore mwiza rwose urabizi nkunda ibyo kurya wateguye, ndishimye ko ahubwo aribyo ngiye kurya n'ubundi nibaza ukuntu ndi bufate amafunguro utateguye nkumva ntabwo rwose mbikunze. Baramujijishije rero birangira nta kintu anamenye rwose nta n'icyo aketse, nyamara igikorwa muri kano kanya cyari kirangiye rwose. Boris rero we wari uzi ukuri rwose ariko adashaka kugira ikintu yereka umugore we, yakomezaga kwijijisha ariko nanone yaba ari wenyine akibaza impamvu umugore we yakunze amubeshya bigeze aha, akibaza impamvu yapanze gukora bino bintu ariko nanone akabyihorera nyine kuko ntabwo yagombaga kubimubaza. Umunsi umwe rero Nowela yabwiye Aruba ko ari cyo gihe cyo kugira ngo bajye kwipimisha kwa muganga nyine kugira ngo bazane urupapuro rw'uko nyine Nowela atwite, kubera ko abakobwa basaga burundu n'ubundi nyine Aruba yaragiye yipimisha mu mazina ya Nowela. Nowela rero yatashye yasaze afite urupapuro nyine mu isakoshi, yatashye ahamagara Boris ati mukunzi uri hehe? Ndakwinginze rwose ngwino nkubwire inkuru nziza nkuzaniye. Boris ati ntumbwire ko rero hari nk'amafaranga waba watsindiye runaka kuko ndabona ibyishimo ufite bidasanzwe. Naho rero Nowela ati birenze kure cyane amafaranga ibyo ngiye kukubwira. Yakuye ka kamvirope mu isakoshi maze agahereza nyine umugabo we. Boris yararebye akubita agatima ko nyine atari umugore we ariko nanone yagombaga kumujijisha nyine akamwereka ko rwose nta kintu na kimwe abiziho. Yahise amubwira ati sheri ntumbwire uratwite warasamye, ibintu twari dutegereje imyaka myinshi birabaye. Yaramuteruye rero atangira kumuzunguza. Naho rero Nowela ibyishimo byari byose nyine yari ari guseka yanezerewe. Ati sheri ati uyu munsi ni umunezero, ndumva ntazi ikintu nakora sinzi n'icyo navuga gusa ndumva byandenze. Batangiye rero kwishima banaserebura, ari nako kandi Nowela abwira nyine Boris ati naba ari umuhungu nzakureka umwita izina, naho naba ari umukobwa ni njye ngomba kurimwita. Boris ati hoya naba ari umuhungu nzamwita izina ariko naba ari n'umukobwa nzamwita kuko nyine ngewe ni njye mugabo. Naho rero Nowela ati kubera iki abagabo ariko mwikunda? Boris ati nuko bimeze nyine, umugabo agomba gutanga izina ry'umwana, ni njye nzabita amazina bose uko byagenda kose. Bavuye muri ibyo rero bakomeza kwisereburira, ibyishimo byari byose muri iyi couple. Naho rero Nowela ari kumubwira ati ubu ngubu ibintu byose nifuje mu buzima bwanjye birujujwe, nifuje umugabo unkunda nanjye nkunda naramubonye, ubu rero icyari gisigaye nifuzaga umwana mu buzima bwanjye none kandi turamubonye, ndanezerewe ndi kumva najya mu muhanda nkabibyina. Boris nawe rero akamufasha kwishima ariko mu mutima yari abizi neza ibanga, yari azi neza ko utwite ari Aruba atari Nowela. Ibyishimo rero byarakomeje. Boris atangira gutetesha Nowela noneho by'umwihariko kugira ngo amwereke rwose ko ibyo yamubwiye nawe nyine yabyemeye rwose ko ari ibya nyabyo. Yatangiye kujya amurinda utuntu tw'udustrese ndetse rwose agakunda kumukorera utuntu twose, akamubwira ko kandi atagomba kwivunisha kubera ko atwite umwana we nta kintu na kimwe kigomba kumuhangayikisha. Umunsi umwe rero bicaye rwose bari kuganira ubona couple yaryoshye urukundo ari rwose, dore ko Nowela kano kanya
yari aryamye ku bibero bya Boris. Boris nawe ari kumushima mu mutwe buhoro cyane, ari nako kandi amukoraho gahoro ku maboko, anamureba rwose atuje, ariko anamubwira amagambo meza ati wowe n'umwana wanjye ndabakunda cyane, murabizi nyine muri ab'ingenzi, niba hari umuntu wigeze ampa umunezero mu buzima ni wowe. Naho rero Nowela nawe ati nanjye ndagukunda cyane, noneho rwose kuba ugiye kuzatuma nitwa mama nta kintu na kimwe nabinganya. Nowela rero yahise abwira Boris ati gusa nyine hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Boris ati mbwira nta kibazo. Nowela ati rero mukunzi, urabizi ko rwose nahoze ndota kuzabyarira mu gihugu cyo hanze, hanyuma rero n'ubundi ndifuza ko nyine uyu mwana rwose nazamubyarira muri Amerika. Naho rero Boris ati muri Amerika kubera iki se utagomba kubyarira mu gihugu cyacu, ko rwose hari ubuvuzi ubizi, hari abaganga kandi b'abahanga babikora neza, kubera icyo ukeneye kujya hanze. Naho rero Nowela ati nyine urumva iyo umuntu abyariye mu gihugu cy'amahanga, umwana avukana nasiyonalite y'icyo gihugu, hanyuma rero ndifuza ko umwana wacu agomba kuzavuka ari umunyamerika. Ndifuza kandi yuko nyine uwo mwana agomba kuziga muri Amerika, ndetse rwose akazaba ameze nk'abandi bose banyagihugu bo muri Amerika. Naho rero Boris ati ariko sheri, nanjye rwose ndumva icyo gitekerezo ari cyo, nubwo nyine rwose bitaba byoroshye, ariko nanone ndumva rwose waratekereje neza cyane. Nowela rero yahise amubwira ati gusa nyine niba ariko tubyemeranyije, bisaba ko ngomba kuzagenda hakiri kare nkamarayo igihe kinini, kuko nyine urabizi inda yatangiye kugaragara, ntabwo rwose ambasade yanyemerera ko nyine njyayo. Baramutse baketse ko ntwite ntabwo batuma ngenda, ngomba kugenda hakiri kare cyane, ndetse rwose inda itararenza amezi 3, noneho nkagumayo nyine kuzageza igihe nzabyarira. Boris ati ko numva bigoye, ati ubu ngubu nzigumana hafi igice cy'umwaka, ati nako n'umwaka wose ndakeka ahubwo uzanarenga. Naho rero Nowela ati nyine sheri ni ukwigumwa rwose, kuko nanjye sinifuza kugusigura bizi, ariko nanone nta yandi mahitamo dufite. Niba twifuriza umwana wacu ibyiza, twebwe tugomba kwibabaza. Boris ati nta kundi, ati ariko nyine ndumva rwose ngiye gutangira kugukumbura kandi nkikubona. Ati none se nugenda nyine umuvandimwe wawe we bizagenda bite? Ubwo yabarizaga nyine Aruba. Naho rero Nowela ati umuvandimwe wanjye we rwose ubu nyuma y'icyumweru kimwe gusa agiye gutaha, agiye gusubira aho yabaga, kubera ko urabizi afite akazi mu wundi mujyi. We rero agomba gusubira ku kazi kuko afite ubuzima bwe, rega ntabwo nyine yaguma hano urabizi. Naho Boris ati nta kibazo rwose, yarabyakiriye rero gutyo, maze nyine igihe cyo kugenda kigeze, Nowela yari yiteguye akora varize. Boris yamuherekeje nkaho nta cyabaye, ari nako kandi agenda amwitaho amuha keya, agiye kujya nyine mu kindi gihugu. Ibyo ari byo byose rwose Nowela we rero yabonaga rwose ibintu bimeze neza, ku buryo atigeze anakeka na rimwe ko umugabo we yaba yaramuvumbuye, nta nubwo kandi yigeze akeka na rimwe ko Aruba umuvandimwe we ndetse n'umugabo we rwose byose babiziranyeho, ndetse umubano wabo ugeze kure mu ibanga rikomeye. Nta kintu na kimwe yigeze akeka. Yagombaga rero kugenda nyine ndetse na Aruba bakajyana, kuko bagombaga kugenda maze uyu mwana bagakomeza kumurerera mu nda nyine, ariko bari bonyine, ku buryo nyine inda nimara gukura nta muntu n'umwe uzamenya yuko Nowela atari utwite, ari Aruba utwite. Bagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo bajye kure. Niyo mpamvu bari bahisemo ko bagomba kuzajya muri Amerika, ndetse uyu mwana akaba ariho azavukira. Nyuma rero y'igihe gitoya, Nowela ndetse na Aruba baje nyine kwibaruka wa mwana. Ubwo Aruba nyine niwe waje kumubyara. Nyuma y'igihe gito rero n'ubundi Nowela yagarutse mu gihugu nk'ibisanzwe, agaruka nyine afite n'uruhinja. Naho rero Aruba we nyine yagombaga kuguma iyo ngiyo, ndetse Nowela yari yamubwiye ko atagomba kuzongera kugaruka mu rugo rwe, kubera ko nyine bari barangizanyije. Ibyo yari yamusabye yari abimukoreye, ndetse rwose yanamubwiye ko ashaka kumwishyura amafaranga menshi, ariko nyine akazabikira ibanga
kandi ntazongere guhura n'umugabo w'ukundi. Ariko yamubwiye ko nta kibazo ndetse rwose atazongera guhura n'umugabo w'ukundi. Nowela rero ibyishimo byari byose, dore ko nyine akimara kuzana uyu mwana, Boris we ibindi byose ntiyari abyitayeho. Icyo yari yitayeho ni kimwe, n'uko n'ubundi uyu mwana yari amaraso ye uko byagenda kose. Yari yishimiye rero kuba rwose yarabonye umwana, dore ko no kujya ku kazi byari bisigaye bimunanira. Yumvaga yahora yirebera uyu mwana ntamukureho amaso. Umunsi umwe rero wa mushuti wa Nowela yaje kumusura. Nowela yahoraga aseka, wabonaga ibyishimo byaramurenze. Umuntu wese wamurebaga yabonaga ko rwose aricyo kintu cyaburaga mu buzima bwe kugira ngo yishime. Uyu mushuti we rero aramubwiye ati ndabona unezerewe, ndabona ibyishimo ari byose, ati ariko ntabwo wambwiye ubundi mwabyaye umuki? Nawe rero Nowela ati twabyaye umuhungu mwiza cyane. Uyu mushuti we ati mbwira rero Boris yabyitwayemo ate? Nowela ati cyakwereka. Boris asigaye asiba akazi inshuro nyinshi kubera kwirirwa areba umwana we. Ibyishimo byaramwishe, ntamushyira hasi, niwe umukarabya, niwe umwambika, mbese byaramurenze ntabwo ushobora kubyumva. Naho rero uyu mushuti wese amubwira ati none se umwana wawe ari hafi kuzuza umwaka, hanyuma se namara kuzuza umwaka aniveriseri ye noneho tuzayifeta gute? Uzategura ikirori kinini nizere? Naho Nowela ati ikirori kinini ntabwo ubizi wowe, nzatumira igihugu cyose maze kize guserebura aniveriseri y'umwana wanjye. Ndakubwiza ukuri, iki kirori kizaba aricyo kirori cya mbere kirenze mu birori byose wigeze ubona, kuko ndakeka ko n'ubukwe bw'umwami butaba rwose bukomeye nk'ikirori nzategura. Uyu mushuti we rero yari guseka ati cyakoze rwose uyu mwana wamubonye umukeneye. Atari ko se nkwibariza, mu buzima urumva hari ikindi kintu na kimwe ukeneye mu buzima? Nowela ati nta na kimwe. Umunezero wose umuntu yagirira kuri iyi si ndawufite kano kanya. Mfite umugabo unkunda, mfite umwana wanjye ari nawe kandi ugomba gukomeza urukundo rwanjye n'umugabo wanjye. Amafaranga yo ndayafite n'akazi keza ndagafite, nta kindi kibazo namba rwose nifitiye. Ndishimye ku buryo udashobora kubyumva. Ibyishimo mfite ntabwo nabikubwira, keretse uramutse ubaye njyewe nibura iminota mike nibwo wamenya uko bimeze. Umushuti we ati icecekere rwose, ndi kubireba no ku maso yawe, urishimye mu buryo bugaragarira buri wese. Nyamara rero ikintu atarazi ni kimwe, ni uko Aruba ndetse na Boris bari barakomeje kuvugana ku matelefone, bakomezaga rwose guhamagarana, ndetse urukundo rwabo rwari rukomeje, dore ko nyine Aruba yamuhamagaraga amubaza uko umwana wabo ameze. Naho rero Boris akamubwira ko ari kumwitaho rwose, nubwo azi neza yuko we ari kure, ariko ari kugerageza kumwitaho uko ashoboye. Hashira iminsi rero Nowela yari ari mu gikoni ari gutegura amafunguro, naho Boris yari yicaye muri salo yibereye kuri mashini yibereye mu kazi. Aruba rero yaraje maze ahita yinjira muri salo, nta nubwo rwose yari yigeze akomanga. Boris akimukubita amaso ati Aruba umeze neza? Urugendo se rwagenze neza? Genda ukarabe njye nawe turavugana mu kanya. Muri ako kanya rero Nowela yahise ava mu gikoni, maze akubise amaso Aruba yabuze ahantu arigitira. Ati kubera icyo uje hano kandi utigeze umpamagara? Aruba ati none se muvandimwe, ntabwo ngifite karibu mu nzu yawe? Naho rero Nowela birumvikana yagerageje nyine kongera kwiyumanganya ati oya nta kibazo, wemerewe rwose kuzira igihe ushakiye, nuko gusa wari untunguye, nari ndi mu gikoni, reka n'ubundi nkomeze ntunganye ibyo natunganyaga. Naho rero Aruba nyine uba ubona abaye nk'umuntu ubangamiwe, cyangwa se abaye nk'umuntu urakaye, nyine uba ubona rwose atishimiye ukuntu umuvandimwe wamwakiriye. Yahise akomeza rero ajya mu cyumba ajyanayo varize. Naho rero Nowela yahise amusangayo ati ndi kwibaza ukuntu uri hano gute utigeze umpamagara ngo umbwire ko uzaza hano? Aruba ati nari kuguhamagara se, nimero zawe ndacyazifite? Nta nimero zawe mfite. Naho rero Nowela ati uratangiye kandi kumbeshya, uratangiye kuzana ibintu byo kwigira umuntu w'umunyabwenge cyane. Mbwira impamvu uje mu rugo rwanjye kandi utigeze umpamagara. Aruba ati hanyuma se ubu noneho ntabwo ngifite karibu mu rugo rwawe? Nyamara umwaka washize waranyingingaga ngo njye mu cyumba cyawe nsangayo umugabo wawe, none ubu kano kanya noneho rwose uri kumbwira ko ntafite karibu mu rugo rwawe?
Nowela yahise amucecekesha ati ceceka, ceceka rwose kuko n'ibikuta bya hano bigira amatwi hatagira umuntu n'umwe ukumva. Aruba ati hanyuma se niba udashaka ko ari umuntu utwumva, kubera iki nyine uri kunyereka ko rwose udashimishijwe no kuba ngarutse hano? Naho rero Nowela yahise amubwira ati ariko urabizi neza yuko nakubwiye ko ntifuza kuzagaruka ndetse ntifuza kuzongera guhura n'umugabo wanjye ukundi. Arumva n'umujinya mwinshi yahise amubwira ati umva, ndabyumva nyine wambyaje umusaruro, ubwo ngubwo ntukinkeneye, ariko nsohokera mu cyumba nkeneye kuruhuka, ndumva ntakeneye guterana amagambo nawe. Nawe yamubwiraga yarakaye cyane. Nowela rero yasohotse muri kino cyumba maze ahita agenda ajya mu cyumba cye arahagarara. Kano kanya yibutse amagambo umushuti we yamubwiye amubwira ati ariko mu bintu byose ugomba kuzirikana, ugomba kwibuka ko Aruba muhuje ibintu byose, ugomba kwibuka ko ari impanga yawe ndetse rwose karagiteri zawe arizo ze. Icyakurusha rero akaba ari uko ari umukobwa uri sexy, icyo kintu cyo kizirikana. Kano kanya rero Nowela byose yarabyibutse maze ahita atekereza atari kuzi ko wa mugani umuvandimwe wanjye ni nkanjye neza, ni nayo mpamvu buriya aba yumva agomba kwisanzura mu rugo rwanjye ndetse akazira n'igihe cyose ashakiye. Yari ari kubitekereza ati gusa nizere ko ibintu ndi gutekereza atari byo, kubera ko rwose naba mpfuye. Umugabo we yahise amuturuka inyuma aramukomanga. Nowela yarikanze cyane dore ko ibitekerezo byari byagiye kure, yibaza niba umuvandimwe we ataba yaratangiye gukunda umugabo we, dore ko nabo bari barakoze igikorwa cy'urukundo nyine, ari nkaho rwose ari nabo bari barabyaranye. Yahise rero ahindukira maze ahita abwira umugabo we ati urankanze cyane. Nawe rero Boris ati wari uri gutekereza ibiki ko nabonaga uri kure cyane? Nowela rero arabimuhishe aramubwira ati oya nta kibazo, ntabyo natekerezaga, gusa nari ndi kwibaza niba nyine umwana ameze neza, numvaga nshaka kujya kureba niba atarize kuko nari maze umwanya munini mu gikoni. Boris ati ariko nta kibazo mba mpari kandi rwose mba ndi kumwitaho, ntugahangayike igihe uri mu mirimo, jya uyikora rwose utekanye. Ingoma rero zatangiye kugenda noneho zihindura imirishyo, dore ko noneho mu masaha y'ijoro Boris yatangiye kujya ari we ubyuka maze akajya mu cyumba cya Aruba mu ibanga rikomeye rwose. Nowela asinziriye. Umunsi umwe rero Nowela yarakangutse maze asanga nyine Boris ntabwo aryamye nyine ku buriri, yarabyutse aramushaka ahantu hose ariko aramubura. Ageze rero imbere y'icyumba cya Aruba, Aruba nawe yari asohotse agiye nyine mu gikoni gufata amazi. Akimukubita amaso yarikanze. Naho Nowela ataye amasaha se ntabwo uraryama? Aruba ati nari nsinziriye, ahubwo nyine numvise mfite inyota nyinshi maze njya gushaka amazi yo kunywa. Naho Nowela ati none se nta Boris wabonye? Aruba ati none se ntabwo ari mu cyumba cyawe, ntabwo aryamye? Naho rero Nowela ati hoya namubuze ahantu hose. Aruba ati ubwo nyine wabona yagiye gufata akayaga hanze niho warebera. Nowela rero yatangiye kumushaka ahantu hose, ajya no mu cyumba cy'umubebe ariko aramubura. Akimara kuva ahangaha rero Aruba yasubiye mu cyumba maze ahita abwira Boris ko byakomeye Nowela ari kumushaka. Yahise agenda buhoro maze ahita agenda yinjira mu mashuka. Nowela rero yagarutse asanga umugabo we rwose yiryamiye nkaho nta cyabaye. Yaramubwiye ati nagushatse ahantu hose ndakubura. Naho rero Boris ati urumva nyine nagize rwose ijoro ritari ryiza, dore ko narose inzozi mbi ndetse nkabura n'ibitotsi. Nahise rero nigira mu cyumba cy'umubebe. Nowela ati ariko ntabwo nigeze mpagusanga. Boris ati nyine nabanje kujya mu cyumba cy'umubebe, bigeze aho ngaruka hano mu cyumba nje n'ubundi nsanga uracyasinziriye, mpita nigira hanze nyine gufata akayaga. Niho mvuye rero kano kanya nza mu cyumba nyine, dore rwose ndaryamye nyine ubundi mu buriri. Naho rero Nowela ati wihangane ni ukuri ko wagize rwose ijoro ritoroshye. Ni nako kandi ubwo Boris yamuvugishaga n'urukundo rwinshi, ari kumubwira ko nyine amukunda ndetse amubwira rwose mu ijwi rituje cyane wagira ngo nta cyabaye. Mbese Boris ntabwo yashakaga ko rwose Nowela azigera amenya yuko ibintu byose babivumbuye. Umunsi umwe rero abari mu masaha y'umugoroba Boris ndetse na Nowela bari biryamiye mu ntebe nyine, ubona rwose bibereye mu rukundo, bari no kwirebanira agafilime. Bari bafite rero hafi aho ngaho nyine ubunyobwa bari bari kwirira gahoro gahoro baniganirira. Bagiye kubona babona Aruba araje muri salo, yari yambaye agakanzu rwose ubona ko gasa naho rwose yiyambariye ubusa gusa.
Noella rero akimukubita amaso yaramurebye maze ubona ko rwose abuze aho areba dore ko yumvise isoni zimwishe. Aruba rero yahise aza aterura bwa bunyobwa maze ahita yigendera nyine yigira mu cyumba cye. Noella byamwanze mu nda maze ahita amusangayo, yaramubajije ati mbabarira umbwire iyo myambarire ni nyabaki, urabizi neza ko uru rugo rubamo umugabo, sinibaza ukuntu waza imbere y'umugabo wanjye wambaye utyo. Naho rero Aruba ati hanyuma se urumva bikubangamiye, ati cyangwa ntabwo wibuka ko nyine uwo mugabo uri kumbwira ari wowe rwose watumye njya gukora igikorwa nawe ku mbaraga zawe, none nkaba narabyaye n'umwana we. Naho rero Noella ati ariko uwo mwana ni uwanjye, ibyo byose wabikoze kubera ko nyine washakaga kwitangira umuvandimwe wawe. Naho Aruba ati hoya, nta muntu n'umwe yashakaga kwitangira, nabikoze ku bwanjye kandi uriya mwana ni uwanjye rwose, ntugatekereze ko uriya mwana ari uwawe. Naho rero Noella yahise amubwira ati ariko njye ndumva rwose igihe kigeze ngo ube waduha ubwisanzure n'umugabo wanjye, dukeneye kubaho twisanzuye ndetse n'umwana wacu. Aruba ati uwo mwana uvuga ariko ntabwo ari uwanyu kuko ni uwanjye n'umugabo wawe. Batangiye rero guserera, ubona ko rwose ibintu biri kugenda bitaba byiza dore ko nyine Aruba yari asigaye afuhira cyane Noella ndetse rwose akanabimugaragariza. Umunsi wakurikiye rero Noella yatekereje neza rwose ko ashobora kuba yabwiye umuvandimwe we nabi kandi yaramuhaye serivisi atabona ahandi hantu. Yamusanze mu cyumba rero maze ahita amubwira ati mbabarire, nshobora kuba rwose nakubwiye nabi, gusa nyine urabizi nawe umugabo wanjye ndamukunda kurusha ibintu byose, sinifuza kumubura. Ibintu byose nakoze byari ukugira ngo urugo rwanjye ndugumane kandi rukomere ndetse rwose rugire ibyishimo. Ubwo rero rwose mbabarire kuko ibyo naba nakubwiye byose, kuko ndabizi ko nkurimo umwenda ntashobora kuzapfa nkwishyuye, nkurimo umwenda wo kuba waramfashije maze ukantabara kuba urugo rwanjye rugihagaze aka kanya, byose ni ukubera wowe. Ariko nyamara Aruba yari yamurakariye bishoboka byose, ntabwo rwose yari ari kumwumva, wabonaga atanamwitayeho ibyo ari kuvuga byose. Aruba rero yahise abwira Noella ati ibyo ari byo byose ndabibona ko ubangamiwe, ngomba kugenda rero nkaba ndi muri hoteli maze nkaba mbitekerezaho nyine ukuntu ngomba gusubira aho nabaga. Naho rero Noella atari ko rwose ubu ngubu ubwo urabona ko ni mu masaha nyine y'ijoro, ntabwo ari byiza yuko rwose wagendera ijoro, nibura uzagenda ejo. Aruba yahise amubwira ati ngaho rero genda, nabyumvise ibyo wambwiye byose, ubwo ndasigara nyine mbitekerezaho. Aruba yahise yandikira message Boris maze amusaba ko yamusanga mu cyumba. Boris rero yahise aza maze amubaza nyine uko ameze. Naho rero Aruba ati ejo mu gitondo ndabyuka ngenda. Boris ati kubera iki? Aruba ati ndabona rwose bisa nkaho Noella yatangiye gukeka ko ushobora kuba ufitiye amarangamutima, sinifuza ko rero nawe yabikubaza, sinifuza ko byagera kure, niyo mpamvu ngomba kugenda hakiri kare. Naho rero Boris ati ubwo rero uzagenda ejo, njye nawe tugomba nyine kugirana ibihe byiza. Aruba ati ntabwo ubu ngubu byashoboka, ahubwo nyine mfite igitekerezo, urabyumva ute uramutse uhimbye urugendo ndetse rwose ukaba wahimba ko ufite misiyo y'akazi, maze nyine ejo tukazajyana ubundi tukimaranira iminsi muri hoteli twibereye kumwe turi kwenjoyinga, urabyumva ute? Naho rero Boris ati icyo gitekerezo rwose ni inyamibwa, ahubwo nyine ndaje njye kubibwira umugore wanjye ko ku kazi banyandikiye message ndetse bakaba bambwiye ko nyine mfite misiyo y'akazi ntazi iminsi izamara. Niko yahise abigenza maze buracya mu gitondo nyine Aruba yarabyutse apakinga nyine akavarize ke maze arigendera. Naho rero Boris nawe yasigaye ari gupakinga maze mu kanya gato nyine abaragiye, bahise bahurira mu modoka hafi aho rwose, dore yuko n'ubundi nyine Aruba yari amutegereje. Bakigera mu modoka bahise bahoberana maze bagatangiye gusomana. Naho rero Aruba ati ndishimye ko tugiye kumarana rwose iminsi. Naho rero Boris ati hanyuma se tuzamarana iminsi ingahe? Naho rero Aruba ati ariko nawe ntutangire kumbihiriza, uzi ko neza wagira ngo watangiye kumukumbura umugore wawe. Boris ati ntabwo ariko bimeze, ariko nyine ngomba kumenya iminsi tuzamara. Aruba rero yaramubwiye ati Aruba rero yahise amubwira ati wowe reka tugende
ibindi byose tuzabivuganira kuri hoteli nta kibazo, reka nyine twe kwica mudu yacu. Boris ati nta kibazo rwose, reka twigendere. Aruba rero na Boris banyuze kuri supermarket kugira ngo bigurire utuntu bari bakeneye. Bari bafatanye ubona rwose bameze nk'aho ari couple iri mu kwezi kwabo kwa buki. Bari gusohoka rero muri supermarket binjira mu modoka, wa mushuti wa Nowela yarababonye, ariko we yagize ngo nyine ni Nowela n'umugabo we. Mu kanya gato rero yaramuhamagaye ati sha, ati ndababonye muryoshye mumeze neza, ati ariko ubundi wowe n'umugabo wawe mugiye hehe? Ati nukuri wagira ngo mwibereye rwose mu kwezi kwa buki, ati uzi ko umuntu atamenya ko mumaranye imyaka mumaranye, ati wagira ngo nukuri mwamenyanye ejo. Naho Nowela ati njyewe n'umugabo wanjye, ati hoya rwose kuko kuva mu gitondo njye rwose ntabwo nigeze nsohoka mu nzu, n'ubu ngubu ndacyari mu rugo. Uyu mushuti we rero yahise amenya neza yuko uri kumwe na Boris atari Nowela ahubwo nyine ari Aruba. Yahise amubwira ati mbese mpamagaye Nowela, ati tekereza ko nibeshye nimero, nari nzi ko ndi guhamagara undi mushuti wanjye, ati none ni we nahamagaye, ati mbabarire rwose nari nibeshye nimero. Naho rero Nowela ati nanjye rwose nari nyobewe ibintu uri kumbwira, gusa nyine nta kibazo. Uyu mushuti wa Nowela rero yakubye telefone, ariko rwose ahita yicwa n'agahinda kuko yari amenye neza yuko burya amazi yamaze kurenga inkombe. Gusa nanone yahise atekereza ati ntabwo ari njye wo gusenya rwose urugo rwa Nowela, si njye wo kubimubwira, azabyimenyere, natabimenya kandi nabwo ni amahirwe rwose azaba yigiriye. Bageze rero kuri hoteli nyine maze batangira kuganira. Aruba yabwiye Boris atuzi n'ikindi, ndifuza ko rwose utandukana n'umugore wawe maze njye nawe tugakora ubukwe, kubera ko n'ubundi umugore wawe ntabyara kandi ninjye nakubyariye. Naguhaye icyo yananiwe kuguha mu myaka 5, njye nakiguhaye mu cyumweru kimwe gusa. Naguhaye umwana kandi ndakeka aricyo kintu cy'agaciro mu buzima bwawe. Ubwo rero rwose ndashaka ko tubana maze umwana wacu akabana na mama we ndetse na papa we. Naho rero Boris ntiyabyumvaga, ati hoya rwose ntabwo byashoboka, ati uko byagenda kose buriya nyine Nowela ni umugore wanjye kandi nyine niwe famiye zizi, ntabwo rero rwose twatandukana gutya gusa. Naho rero Aruba ati hanyuma se urashaka ko nzaza ngaterura umwana wanjye nkamujyana maze ugasigarana n'uriya mugore wawe utabyara? Ubwo amahitamo ni ayawe, gusa nyine ugomba kubikora vuba kandi byihuse. Njyewe se ubona ntakwiriye ibyishimo kubera icyo uriya mugore ari we wenyine ugomba kunezerwa, ari we ugomba kwishima, naho njyewe rwose ugatekereza ko njyewe ibyo byishimo ntabikwiye. Boris yaramubwiye ati ntabwo aribyo nshatse kukubwira, ariko nyine nawe urabyumva ko ibyo bintu bikomeye. Aruba ati njyewe rwose natangiye kugukunda guhera nyine igihe mukuru wanjye yatangiriye kumbwira ngo ashaka ko mutwitira. Kuva duhura bwa mbere natangiye kugukunda, ubu rero rwose bwo naragukunze cyane ku buryo ntiteguye kukubura uko byagenda kose. Nakora ibishoboka byose ariko nkakwegukana. Ubwo rero rwose bitekerezeho neza kuko byanze bikunze njye nawe tugomba kubana. Ibi bintu rero byatesheje umutwe Boris ku buryo rwose byatumye atangira gutekereza cyane. Hanyuma rero igihe cyo gutaha cyarageze, yaratashye ariko ataha nawe noneho asigaye afite umutima mubi kubera ibintu byose yatekerezaga. Noneho yatekerezaga n'ukuntu umugore we yamubeshye, yatekereza noneho ukuntu ari kuri pressure ya Aruba amubwira ngo atandukane na Nowela maze aba ari we bakora ubukwe, byose bikamuvanga mu mutwe. Yumvaga rwose ari hafi nko gusara. Nowela rero yamubajije uko urugendo rwagenze, maze nyine Boris aramubwira ati rwagenze neza yewe, gusa yamubwiraga nabi bikabije kandi nyamara ibi byose byari ku nshuro ye ya mbere kuko nta na rimwe yari yarigeze amubwira nabi gutya. Nowela rero yabonye ko rwose ibintu bitameze neza habe na gato, dore ko iminsi yakurikiye yose n'ubundi rwose umugabo we byasaga nk'aho adashaka kumuvugisha ndetse atifuza kumwikoza. Wabonaga rwose ameze nk'aho amurakariye ndetse ubona ko nyine bafitanye ikibazo nubwo Nowela atari azi icyo ari cyo. Yaganirije rero wa mushuti we maze amubwira ko umugabo we yahindutse burundu, atifuza yuko rwose bavugana ndetse rwose ko abona ashaka kumugendera kure. Yamubwiye ko asigaye amushihura bidasanzwe, maze uyu mushuti we aramubwira ati muzicare mu biganireho. Ati none se waba ukeka ko yaba aguca inyuma kuko we nyine yari yarabonye uko bimeze? Naho rero
Nowera ati hoya rwose ibyo sinshobora kubikeka ku mugabo wanjye, ati nkeka ko ahari ari akazi kenshi cyangwa ashobora kuba afite ikindi kibazo. Uyu mushuti we rero yaramubwiye ati muzicare mubiganireho neza maze mubishakire nyine umwanzuro. Gusa ntabwo yatuje, yarongeye kandi ahamagara nyine umuvandimwe we Alba kugira ngo babonane. Yamubwiye ko nyine we n'umugabo we abona rwose bafitanye ibibazo, ko umugabo we atakimwishimiye. Alba mu mutima yari ari kwishima ati ndumva rwose umuti utangiye gukora, ndumva bitangiye kugenda neza, kuko we yahise yumva ko nyine biri mu nzira y'uko rwose Boris agiye gutandukana na Nowera. Gusa yarijijishaga maze akamubaza nyine icyabiteye. Nowera ati nanjye simbizi, nabonye biza gutyo gusa, ariko ndi kwibaza icyo gukora, ntabwo nzi rwose icyo nakora. Nawe rero yamubwiye neza nk'ibyo umushuti we yamubwiye ati uzamubwire mubiganireho maze umubaze nyine wumve ikibazo afite. Ushobora gusanga ari stress z'akazi cyangwa se nyine ari ibindi bibazo yifitiye, ariko uzabimubaze witonze maze nyine wumve ikibazo afite mu gikemure. Umugabo wawe uramuzi kurenza undi muntu uwo ari we wese, uzi uburyo ushobora kumugusha neza, uzi uburyo ushobora kumubwira ibintu runaka. Ubwo rero ndakeka rwose ari wowe kuzafata umwanzuro maze ukamuganiriza. Ibintu rero byakomeje gukomera ku ruhande rwa Boris, dore ko nyine Alba yakomeje rwose kumwotsa igitutu amubwira ko nyine agomba kumwambika impeta, ndetse rwose bagatangira gutegura ubukwe akaba yatandukana n'umuvandimwe we. Gusa nyine nubwo nyine Boris atabyumvaga, ariko kubera ukuntu Alba yamubwiraga ko nakomeza kubyanga azaterura umwana we akagenda, kandi nyamara Boris akaba atifuza kubura umwana we, byageze aho nyine amwemerera ko azamwambika impeta. Ariko mu by'ukuri ntabwo rwose byari bimurimo habe na gatoya, ntabwo yumvaga yifuza kuba yatandukana n'umugore we basezeranye. Yaragiye rero agura impeta maze yambika uyu mukobwa Alba. Alba rero yatashye yasaze maze ahita asanga nyine Nowera yicaye muri salo. Yahise amubwira tumva hari ikintu nshaka kukubwira kidasanzwe, uyu munsi nanjye nabaye fiancé w'umuntu, dore banyambitse impeta. Nowera yamufashije kwishima, barishimana barahoberana. Nowera rwose yarishimye bya nyabyo ko umuvandimwe we rwose nawe abonye umukunzi. Icyo atarazi ni uko uwo mukunzi bavugaga yari umugabo we rwose wari umwicaye imbere muri kano kanya. Boris we rero yari yubitse umutwe atifuza kureba mu maso ya Nowera. Yumvaga nyine nta kintu afite cyo kuvuga, ndetse rwose yumvaga atewe isoni n'ibintu biri kuba muri kano kanya. Mu kanya gato rero Boris yahise ahaguruka maze asanga Alba mu cyumba. Yahise amubwira ati wa mukobwa w'ishitani, kubera iki uje kwereka umugore wanjye iyo mpeta? Naho rero Alba ati nabishitani ntabayo, wanyemereye yuko rwose uzankorera icyo nshaka cyose. Ibuka cya gihe nari ngitwite ko wambwiye ko unkunda kandi unyishimira, ndetse ukambwira ko icyo uzashaka cyose nimara kubyara uzakinkorera. Nta kindi rero nifuzaga uretse nyine kunyambika impeta kandi nkanayereka umugore wawe, ndifuza ko mutandukana. Naho rero Boris ati umva ibyo rwose ubisubiza aho bikuye, ntabwo ngomba kuzatandukana n'umugore wanjye. Umugore wanjye ndamukunda kandi namushatse mukunda, nta gahunda rero yo gutandukana dufite. Gusa nanone ndi kwicuza umunsi namenyanye nawe, ndi kwicuza impamvu ninjiye mu migambi yanyu. Umunsi nabimenye rwose uvumwe, kuko iyo ntaza kubimenya ahari rwose ntabwo mba mfite bino bibazo. Gusa nanone nagize ibyago kuko nahuye n'ishitani, wa mukobwa w'iri shitani igenda. Naho rero Alba yari ari guseka ati ibyo wivugisha byose ugomba kuba uwanjye uko byagenda kose. Nushaka uvuge ko ndi iki, ariko ni akazi kawe nyine, n'ubundi bizarangira rwose ari ngewe ubaye uwawe. Tangira ahubwo witoze kunkunda neza, kuko rwose ni njye wawe, ni nanjye kandi tuberanye. Alba rero yabwiye Boris ko amuhaye iminsi 3 yo kubitekerezaho, maze kandi akabibwira umugore we. Atabimubwira Alba nyine akaba ari we ubyibwirira Nowera. Ikindi kandi yamubwiye ko nadafata umwanzuro vuba rwose ari kurisika kuba yabura umwana we w'umuhungu. Boris rero wumvaga adafite ikintu cyo gukora, yahisemo nyine kubwira Nowera ko yifuza nyine gushaka undi mugore wa kabiri, kubera ko ntabwo Boris yumvaga yatandukana na Nowera. Niyo mpamvu nibura yahisemo kubyoroshya maze akamubwira ko yifuza gushaka undi mugore wa kabiri.
nyamara iki gitekerezo akikibwira Nowela kucyakira byaranze. Nowela amubaza icyo yamuburanye, yaramubwiye ati kubera iki rwose ushaka kunkora ibyo bintu, wamburanye iki ko rwose nzi ko nta kibazo dufitanye, ni gute nyine wumva washaka undi mugore? Gusa nta busobanuro Boris yari afite, ahubwo yari ari kumubwira ati umbabarire ku bw'ibyo byose. Birumvikana nyine byose byari biri guterwa na puresha ya Aruba yari ari kumushyiraho. Umunsi wakurikiye rero, kubera ukuntu Nowela yumvaga atameze neza habe na gato, yagiye kureba nyine wa mushuti we ngo nibura amuganirize. Yamubwiye byose rero ibintu biri kumubaho muri iyi minsi, maze uyu mushuti we aramubaza ati waba uri gukeka se ugiye kuba umugore wa kabiri uwo ari we? Naho rero Nowela ati hoya rwose ntabwo ndi kumukeka. Uyu mushuti we yaramubwiye ati nyamara ugomba gutangira kubitekerezaho kugira ngo utazatungurwa, kubera yuko ushobora gusasanga urutoki rumwe mu zawe ari rwo rwose ruri kugukora mu maso. Nowela rero yaramubajije ati urashaka kuvuga iki? Naho rero uyu mushuti we ati sinifuzaga ko bizanturukaho, ariko nyamara ngomba gutabara inshuti yanjye kuko rwose iri mu mazi abira. Ndakubwiza ukuri, umuvandimwe wawe niwe rwose ugiye kugusimbura, dore yuko wanambwiye ko wigeze kumubona bamwambitse impeta. Ntabwo wigeze utekereza ko iriya mpeta yari yayambitswe n'umugabo wawe? Naho rero Nowela ati hoya rwose ibyo bintu sinari kubitekereza, nta nubwo kandi nabitekereza. Ntabwo umuvandimwe wanjye n'umugabo wanjye bankora ibyo bintu. Uyu mushuti we ati ibyo ndi kukubwira mbifitiye gihamya, kuko njye narabifatiye inshuro ebyiri. Umunsi umwe bari mu rugo iwawe, naho undi munsi ni cya gihe naguhamagaraga nkubwira ko maze kubabona musohoka muri supermarket. Yari we rero ndetse n'umugabo wawe, gusa nagerageje nyine kubizimangatanya sinabikubwira neza, ariko nuko byagenze. Kano kanya Nowela yatangiye kurira cyane, maze akubita amavi hasi, agwa hasi rwose wabonaga ameze nk'umuntu utaye umutwe. Agahinda kari kamubanye kenshi, kari kamurenze, wabonaga rwose kwikontorora byanze. Yakomeje kurira, naho rero umushuti we akomeza kumuhendahenda ati komera, ahubwo nyine ugomba gukomera kuko rwose ibi bintu ntabwo byoroshye ndabizi. Nyamara muri kano kanya Nowela yari ari kurira amarira angana gutya. Boris we ndetse na Aruba bari bibereye mu rugo nyine bahagaze ahantu mu gikari. Aruba ari kubwira Boris ati ntureba ko noneho wabaye umugabo, ko noneho warayibashije kubimubwira, ubu rwose noneho witegure kugiye kubona umunezero urenze. Naho rero Boris ati ibyo byose ntibikubuza kuba ishitani, gusa nyine watsinze rwose kubera ko wankoresheje ibintu ntatekerezaga kuzakora na rimwe, watumye mbabaza umugore wanjye. Naho rero Aruba ati inzira byanyuramo yose, icyangombwa ni uko njye nawe tugiye kubana kandi nyine byemewe. Nowela rero yaratashye, agahinda kamwishe, ari kugenda arira inzira yose. Ageze mu rugo rero noneho ibyari bimutegereje nibyo byari bikomeye kurusha ibindi byose, dore ko yaciye mu gikari kugira ngo abe ariho yinjirira, maze ahita asanga Boris ndetse na Aruba niho bihagarariye bari kwisomanira nkaho rwose nta cyabaye. Dore ko nyine Aruba yari ari kubwira Boris ati umugore wawe rega agomba gutangira kwitoza kubimenyera, kubera ko mu minsi iza nibyo bizaba ari byo kurya bye. Nowela rero akibakubita amaso yahise atangira kuvuga ati hoya rwose nizere ko amaso yanjye atari kureba neza, hoya nizere ko atari ibya nyabyo. Yatangiye rero kuvuza induru, dore ko nyine kwihangana noneho rwose byari bimaze kumurenga. Yari amaze kubona ibintu atabasha kwihanganira. Yahise akata yiruka, maze ahita asubira kwa wa mushuti we, kuko yumvaga rwose nta handi hantu ho kujya afite. Yaragiye rero amubwira ibyo asanze mu rugo. Naho rero uyu mushuti we yaramubwiye ati ariko narakubwiye ukuntu Aruba yambaraga ibintu rwose bidasobanutse kandi ari kumwe n'umugabo wawe. Narakubwiye wanga kugira icyo ubikoraho, wagombaga kumwirukana mu rugo rwawe kiriya gihe. Naho rero Nowela yahise amubwira ati rega hari byinshi rwose utari uzi, ntabwo nari kubasha kumwirukana kiriya gihe kuko yari antwitiye umwana. Njyewe burya bwose ntabwo mbyara, namusabye rero ko rwose yatwita mu cyimbo cyanjye. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati ibyo bintu byose se byakubayeho? Byaramubabaje, maze aramubwira ati ariko wakoze amakosa akomeye cyane, wakabaye rwose warangishije inama
nari kukugira inama kandi nziza, inama ya nyayo, ariko ni ukuri wakoze amakosa kuko ibyabaye byose ni wowe wabyikoreye. Uriya Aruba ni wowe wamushyize mu biganza by'umugabo wawe. Ni ukuri sinzi ikintu nakubwira, gusa nanone ihangane kubera ko ibyo ari byo byose byabaye, byose byarabaye, ariko ndakubwiza ukuri rwose ubu bigeze kure noneho aho rwose ntacyo wabasha kubikoraho. Nowela rero yongera ataha, ariko nyine atari kuvuga, yagiye mu cyumba arifungirana. Gusa nyine hashize iminsi maze rwose atangira gutekereza ko n'ubundi amakosa yose araye. Yinjiye mu cyumba rero ajya kureba nyine umugabo we, yaramubwiye ati niba rwose warabitekerejeho neza ukumva ugomba gushaka umugore wa kabiri, mbwira nta kibazo nyine, maze rwose nanjye menye uko bihagaze. Naho rero Boris yaramubwiye ati ariko ndabona undeba rwose nkaho ushaka kongerekaho amakosa yose, nyamara ibyabaye byose ni ukubera wowe warikunze cyane, maze rwose unanirwa kugira undi muntu n'umwe utekereza. Iyo utaza kwikunda ngo uze gukora biriya bintu wakoze, ubu rwose tuba tumeze neza, ariko urugo rwacu ni wowe warusenye. Naho rero Nowela atumbabarire, nanjye rwose ndabibona ko nakoze amakosa, ahari rwose nakabaye nyine atari uko nabigenje. Gusa nyine yahise asaba. Yatangiye rero gusaba Boris ati niba warigeze kunkunda, mbabara rwose uriya mukobwa umukure mu rugo rwacu umwirukane. Naho rero Boris yahise amubwira ati sinakubwiye ko wikunda kurusha ibintu byose, tekereza nawe, urashaka yuko mpomba umwana wanjye umwe w'ikinege kugira ngo se ngumane iyo sura yawe y'umugore utabyara? Ibyo rwose ntabyo nkeneye. Naho rero Nowela akimara kumva ibi yahise amubwira ati rero bivuze ko Aruba yakubwiye ibintu byose? Boris ati cyane, byose ndabizi rwose, gusa simbyitayeho rwose uko byagenze, gusa ntabwo nifuza gutakaza umwana wanjye. Nowela rero yahise asohoka muri iki cyumba, dore ko noneho yumvaga n'ibirenge bitari gufata hasi kubera amagambo nyine yari amaze kubwirwa. Yari amaze kubona ko nta gatima na gatoya rwose Boris amusigaraniye. Nowela rero ibintu byatangiye kumurenga, maze yigira inama rwose yo kwiyahura. Yagiye mu gikoni afata icyuma, yumvaga nyine yifuza kucyitera maze akarangiza ubuzima bwe. Wa mushuti we rero ku bw'amahirwe rwose yahise aza kumusura, yaraje yinjira mu nzu aramuhamagara aramubura, arebye mu gikoni abona hararangaye. Yinjiyemo asanga icyuma yacyifatiyeho hafi kucyitera. Yaramubwiye ati have 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 rwose utazarangiza ubuzima bwawe, yego wahemukiwe n'umuvandimwe wawe, ariko nanone ntabwo kurangiza ubuzima bwawe rwose ari byo nyine bizatuma ibibazo bikemuka. Komera ahubwo kandi uhangane, wikwemera gutsindwa. Nawe ati aho bigeze rwose ndabona nta mbaraga zo kurwana ngifite, kubera yuko ndi guseba bikabije, bari kumbwira amagambo mabi, ndetse rwose ndi kugira agahinda. Ibintu bari kunkorera mu maso ntabwo bibaho, ndi kubaho ubuzima ntakwifuriza umuntu uwo ari we wese, habe n'umwanzi wanjye sinabumwifuriza. Uyu mushuti we rero yagerageje kumukomeza, maze rwose arongera aratuza, ariko yari afite umubabaro mwinshi cyane. Umunsi rero wakurikiye, dore ko nyine Boris nawe yari amaze kujya ku ruhande rwa Aruba, kubera ko ntabwo yifuzaga gutakaza umwana we, nyine birumvikana. Yahamagaye rero Nowela maze aramubwira ati ndifuza ko wakura ibintu byawe byose mu cyumba cyanjye, kubera yuko Aruba agomba kuza tukajya tukiraranamo. Naho rero Nowela atari ko se wibagiwe yuko ari njye mugore wawe w'isezerano? Boris ati nyine umugore w'isezerano, ariko utarigeze umbyarira. Kano kanya tuvugana Aruba niwe wantwitiye imfura yanjye ndetse arayibyara, umwana umwe rukumbi niwe twamubyaranye. Ubwo rero agomba kubaho mu mudendezo, agomba kubaho atuje, kandi nizere ko uri bukuremo ibintu byawe, ndetse rwose ntuhasiga akavuyo kuko ndifuza ko hahora isuku. Ikindi kandi wamaze kudutegurira se amafunguro, ndakeka nyine umugore wanjye ashonje, kubera yuko buriya nyine umuntu ufite umwana, noneho dore n'umwana aracyonka, buriya rwose arashonje, ugomba kumutegurira ibyo kurya kandi byiza byujuje intungamubiri. Nowela rero acyumva bino bintu
yumvise n'ubundi rwose bimeze nk'aho hari nk'igice cye cy'umubiri bamukuyeho bakakijyana, dore ko yumvise aya magambo nayo ameze nk'inkota bari bari kumusonga mu mutima. Gusa yagerageje kwihagararaho n'ubundi agerageza kwikomeza, yakurikije inama umushuti we yari yamuhaye. Intambara rero yatangiye kuba intambara muri runo rugo, dore ko nyine aba bakobwa batangiye noneho guhora bahanganye. Naho rero Boris we rwose nawe ibintu byatangiye kumucanga, ariko nanone nta mahitamo rwose yari afite. Umunsi umwe rero Nowela yumvaga ibibazo byamurenze, maze afata inzira ajya mu muhanda nyine ari kugenda yitemberera ngo yumve ko nyine yafata akayaga, ndetse rwose yumve ko yakwibagirwa ibibazo byose yari afite. Yaragiye rero ari kwigendera, yagiye kubonabona umumama aramutangiriye. Uyu mumama rero yahise abaza Nowela ati umwana wanjye ari hehe, ko rwose nagarutse kukureba aho wabaga maze nkakubura, umwana wanjye wamushyize hehe wa mukobwa we? Naho rero Nowela ati umwana wawe se kandi wuhe? Naho uyu mumama ati kano kanya se urashaka kwigira nkaho rwose unyibagiwe? Ndashaka umwana wanjye, urabizi ko nyine namugusigiye umbwira yuko ndi bugaruka nkagusanga aho ngaho, ariko nyamara naragarutse nsanga ntabwo ukihaba. Ndashaka umwana wanjye rero, mbwira aho wamushyize. Yatangiye rero uyu mumama gusakuza cyane, maze Nowela we ayoberwa ibiri kuba. Yabwiye uyu mumama ati reka twicare maze umbwire neza. Uyu mumama rero yamubwiye uko byagenze byose, maze nyine Nowela amenya neza yuko uwo uyu mumama yari yarahaye umwana yari wa mukobwa nyine bava inda imwe, Aruba niwe bari barahaye uyu mwana. Ni nawe kandi uyu mwana yazaniye Nowela amubwira ko nyine ari we yabyaye, dore ko cya gihe cyose burya Aruba ntabwo yari yarigeze atwita, ahubwo nyine yabeshye Nowela, ndetse rwose akoresha abaganga baha amafaranga kugira ngo bamuhe ibipapuro byerekana ko atwite. Ubundi nyine yajyaga yambara ikintu gituma amera nk'utwite, yambaraga ikida cya plastique, maze akabeshya rwose Nowela nyine ko atwite, n'abandi bose yarababeshyaga, nyamara ntabwo yari atwite. Nowela rero acyumva bino bintu yahise yumva umutima umuriye, atekereza ko na wa mwana bari bafite burya bwose atari uwa Boris. Yahise afata rero uyu mumama ati ngwino tugende njye kukwereka uwo wahaye umwana wawe. Yaramujyanye rero, bagitunguka nyine mu rugo kwa Boris na Nowela basanze Aruba na Boris bicaye muri salo bishimye nyine bibereye rwose mu dukino twabo tw'urukundo. Nowela rero yahise nyine abwira uriya mumama ati dore uwo washakaga n'uriya. Naho rero Aruba akimukubita amaso yahise amubaza ati wowe urashaka iki hano, uhageze ute? Nowela yahise amubaza ati kumbe uyu mumama uramuzi? Naho rero Aruba yahise aceceka. Uyu mumama rero yahise atangira kubwira ibintu byose Boris ukuntu byagenze, ukuntu nyine uyu mukobwa yamutwariye umwana maze agahita yimuka ahantu yabaga akamushaka akamubura. Boris yahise avuga ati hoya, nizere ko ibintu ndi kumva atari ibya nyabyo, nizere ko rwose uyu mwana ari uwanjye, ibyo numva atari byo. Yahise ahindukira rero maze abatangiye nyine kubaza Aruba ati ibintu ndi kumva ni ibiki? Aruba we rwose nta jambo na rimwe yari afite, dore ko nyine yari yamaze kubona ko yamaze gufatwa. Yahise rero ababwira ati nanjye nyine nishakiraga amafaranga, kandi nanone nishakiraga n'urukundo rwawe, dore uyu muvandimwe wanjye yahereye kera ibintu byiza byose abintwara. Twajyaga mu ishuri akaba ari gutsinda akajya mu mashuri meza, tugiye kujya muri kaminuza niwe wize amashuri meza, n'ubundi tuyashoje niwe wabonye akazi keza anashaka umugabo mwiza. Yagize amahirwe rero kundusha. Kuri iyi nshuro rero nifuzaga ko rwose nibura hari kimwe mu buzima bwe namwambura, nifuzaga kumwambura umunezero w'urugo rwe. Niyo mpamvu nakoze ibishoboka byose nkababeshya ko uriya mwana ari uwanyu, kugira ngo nyine mbashe kwigarurira Boris. Boris rero yumvise ibi bintu byose, maze kuvuga biramunanira, agahinda karamwica.
yibaza ibintu byose yakoreye umugore we ngo ntabyara, nyamara n'uwo mwana yarengeraga atari umwana we. Yahise yinjira mu cyumba rero azana wa mwana maze amuhereza uyu mumama. Yahise abwira uyu mukobwa Alba ati ndavuze ngo zinga ibintu byawe byose nkubure mu maso yanjye, sinzongere kukubona ukundi. Nari nakubwiye ko rwose uri shitani, ariko ntabwo nari nzi ko noneho uri shitani y'umukara. Kano kanya nibwo rwose mbashije kubimenya. Baramufashe rero baramusohora, baragenda bamujugunya hanze. Gusa kano kanya Nowela nawe nta jambo yari afite ryo kuvuga, dore ko kubera ibintu byose bari baramukoze yumvaga nta muntu n'umwe yifuza kuvugisha hagati ya Boris ndetse na Alba. Yaricaye araceceka, ntiyagira ikintu na kimwe avuga, akomeza nyine acecetse. Amarira yari yamurenze, yibaza ukuntu ibintu byose byamubayeho bibi byose byabaga nta n'impamvu rwose bifite yo kumubaho, kubera yuko icyo yitaga ikizaba ibyishimo bye ahubwo nicyo cyari cyarabaye umubabaro we. Kera yari azi yuko umunsi hazaba hari umwana mu buzima bwe na Boris aribwo bazaba bishimye, ariko nyamara uyu munsi uyu mwana yaje ahubwo nibwo ibibazo byatangiye. Noneho yaranamenye neza yuko uyu mwana atari amaraso yabo bombi. Boris rero we isoni zaramwishe, abura icyo gukora. Yashatse nyine gusaba imbabazi Nowela, ariko Nowela ntabwo yashakaga kumwumva kubera ukuntu yari yaramubabaje. Ibintu byose yari yaramukoreye ntabwo rwose ari ibintu Nowela yari kwibagirwa umunsi umwe cyangwa ibiri. Iminsi rero yaragiye irisunika, ariko rwose Nowela ntabwo yifuzaga nyine kuvugisha Boris. Babanaga mu rugo ariko buri wese ameze nk'aho afite ubuzima bwe. Gusa Boris yatangiriye kuri zeru, noneho atangira rwose kongera gutereta Nowela bushya, atangira kumusaba imbabazi, atangira kugenda amwiyegereza, ndetse rwose atangira kugenda akora utuntu nyine tugaragariza Nowela ko rwose nawe yakoze amakosa kandi yicuza ku byabaye byose. Ariko Nowela kumubabarira byari bigoye cyane kubera ko bari baramubabarije umutima bishoboka byose. Hashize iminsi rero Nowela atangira kunanirwa guteka, dore ko yajyaga mu gikoni yaba acyumva umwuka w'ibyo kurya, akaba atangiye kandi kuruka. Yatekereje ko rero ashobora kuba arwaye nubwo atarazi icyo arwaye. Yagiye kwa muganga maze abwira muganga ibimenyetso byose afite. Muganga rero yaramubwiye ati reka ngufate ibizami nta kibazo. Bamufashe ibizami maze bamuhaye ibisubizo, bamubwira ko rwose nta kintu na kimwe arwaye ahubwo nyine ko atwite. Naho rero Nowela ntabwo ibi bintu yigeze abyumva. Yabwiye muganga ati muganga areba neza ibizami byanjye rwose ushobora kuba bihinduranyije n'iby'undi muntu, kubera yuko nabwiwe ko rwose ntashobora kuzigera mbona umwana. Muganga rero yaramubwiye ati reka nta kibazo, niba utabyizeye twongere dufate ibindi bizami maze noneho tubikore twitonze kurushaho. Yarongera rero amufata ibizami, barongera kandi basubira kubipima muri labo, n'ubundi bigaruka bivuga ko rwose Nowela atwite. Yarongeye rero muganga amubwira ko rwose batibeshye, ko n'ibindi bizami bya kabiri byaje byemeza yuko atwite. Nowela yaratashye, ariko ataha yumva atizeye, ndetse rwose yumvaga adakwiye kubibwira Boris kuko yatekerezaga ko ashobora kuba ari kwibeshya, bishobora kuba nyine atari ibya nyabyo. Yaragiye araryama araceceka yanga kubivuga. Gusa nanone kubera ukuntu Boris yarasigaye amuha keya nyinshi, yarasigaye agerageza no kumutegurira amafunguro ngo yamuzanire. Mu gitondo rero Boris yamuzaniye ibyo kurya yakundaga cyane. Akibyinjiza mu cyumba Nowela yahise atangira kuruka. Boris ati urarwaye se kandi mujyane kwa muganga? Nowela ati hoya nta kibazo mfite. Boris ati hoya ndifuza kukujyana kwa muganga kuko rwose ndabona ko nyine urwaye. Nowela rero yaramubwiye ati nanjye ndakeka ko nshobora kuba ndwaye, gusa nyine ibyo muganga yambwiye ntabwo nigeze mbyemera habe na gatoya. Yamweretse rero ibisubizo byo kwa muganga ati ndebera nawe undebere ibyo muganga yambwiye. Boris agisoma rero ibi ngibi yahise amubwira ati none se wowe nyine uri kwiyumva gute? Naho rero Nowela ati nyine ndi kumva rwose mfite amasesemi menshi, ndetse rwose ndi kumva meze nk'umuntu unafite n'isereri, sinzi nyine ukuntu ndi kwiyumva. Muganga rero yambwiye ko rwose ntwite, ariko ndabizi neza ko atari ibya nyabyo. Boris yahise amubwira ati ndifuza kuguherekeza kwa muganga kandi tukajya kureba undi muganga utari mu bo warebye.
Nowela rero yaramubwiye ati nta kibazo rwose nditeguye. Baragiye bajya ku wundi muganga maze amufata ibizami, yamubwiye neza rwose yuko atwite. Kano kanya rero Boris ibyishimo byaramurenze, yaramubwiye ati utwite umwana wanjye, kuri iyi nshuro rwose Imana iratwibutse ndetse noneho uduhaye umwana wacu wa nyawe. Nyamara Nowela yari atarababarira Boris. Boris yaramuteruye aramuzunguza atitaye rwose ku byari byabaye nyine. Byasaga naho rwose ibibazo bari bafitanye Boris we atakibyibuka. Nowela rero nawe yafashwe n'ibyishimo, dore ko rwose yumvaga nyine ari ibintu rwose bitangaje kuba yaba atwite. Yabajije Boris ati none se urabyizeye ibyo muganga yavuze, uri kumva ari byo? Boris ati nibyo cyane. Nowela rero nawe yumvise ibyishimo atazi ahantu biturutse, maze ahita atangira kuvuza induru kubera ko yumvaga rwose ibi bintu bimurenze. Yabwiye Boris ati ndishimye, ahari nyine Imana iranyibutse, dore ko rwose agahinda kose nari naragize ndumva ntazi ahantu kagiye muri kano kanya. Boris rero yabwiye Nowela ati ndakwinginze mbabarira rwose, umbabarire. Ibyabaye byose byari urukundo, nakundaga umwana, numvaga ntamubura. Buri uko rwose Aruba yambwiraga ko agiye kumujyana, nabaga numva bisa nkaho bagiye kunkuramo umutima maze bakawujyana kure yanjye. Numvaga rwose ntifuza kubura umwana, kandi urabizi nawe ukuntu nakundaga abana. Ndetse rwose yahoraga ambwira ngo nintandukane nawe ngo kugira ngo atazatwara umwana, ariko nanone icyitwa gusaba divorce cyari cyarananiye. Niyo mpamvu nahisemo ko nagira umugore wa kabiri, ariko nanone nkagumana nk'umugore w'isezerano, nk'umugore twasezeranye imbere y'Imana, nk'umugore nakunze kurusha abandi bantu bose, nkaguhitamo mu mamiliyoni y'abakobwa. Umbabarire rero ku byabaye byose, nubwo rwose ntazi aho nahera nyine, sinzi aho nawe wakura izo mbabazi zo kumpa, sinzi n'aho nahera ngusaba imbabazi, kubera ko ndi kumva nta magambo rwose mfite yo kukubwira. Ariko ugerageze unyumve rwose, ufungure umutima wawe maze ushake ahantu wakura akanya gato cyane wakuramo imbabazi zo kumpa. Nubwo mbizi yuko nakubabaje bikabije, ndabizi ko rwose bitoroshye, ariko ndakwinginze unyumve, kubera ko kano kanya ndumva nicuza ibyabaye byose, ariko nanone ibyabaye byarabaye, ntacyo kubikoraho mfite. Ariko ndakwinginze unyongere andi mahirwe maze rwose umbwire ko umpaye imbabazi. Nowela rero wari ufite ibyishimo byinshi cyane, nawe rwose gukomeza kumuhakanira ko atamubabarira ntabwo byari bigishobotse, cyane cyane ko uyu musore ari we musore yakunze mu buzima bwe, niwe wari umugabo w'inzozi ze, ndetse n'ibyo yakoze byose yabikoraga kubera urukundo yamukundaga, ntabwo yifuzaga kumutakaza. Yahise amuhobera maze aramubwira ati nkurikije ibyo Imana yankoreye, nta kintu na kimwe cyatuma nakubabarira. Ndakubabariye rwose, ariko nanone unsezeranye ko utazongera kunjya kure, ndetse rwose uzaba hafi yanjye n'umwana wawe, uzamwitaho uko bishoboka byose, uko byagenda kose cyaba cyose, unsezeranye ko utazongera kumpemukira ndetse no kumbabaza. Boris rero yahise ashyira amavi hasi ati mbikwemereye mfukamye, kandi ndahiriye ku Mana ko ninongera kuguhemukira Imana izampane. Naho rero Nowela yahise amuhagurutsa aramubwira ati ndakubabariye, kubera ko niwe muntu wenyine nigeze gukunda, kandi n'ubu ndacyagukunda. Boris nawe ati nanjye ndagukunda cyane, ndetse nifuza kuzongera kugutakaza ukundi. Barahoberanye rero maze rwose kurekurana biranga. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.